Yesu wanjye Zahora nkuri Simeyo Comment ça va? Ariko ne touche pas Simeyo ntukirenze hano Ciao. Eso. Reka twumvikane Mereza hano ariko Inama zo kumvikana nk'abagibemo kumvikane siki Bese ngo rekura nkore Ako Simeyo ko kurabana ibintu nzabyihanganira Bwiza ukuri Umva ngo bwire mama se ari kitera do Meyo Rone ndabaho ntakaro kare Simeyo wambabariye koko mbabara undekera ikirago Rone ibindi byose warabijyanye ndakwihanganira mbabarira umereze ikirago Ayo umugabo nuru yutwe Iki kirago si mama wakinze nejo bo Waya kobo kwaje Vuga ngo mabu Si cha mama Lebare saba mu gushaka iyo Rone yenda baho rekura Tango cheka Ayo Sina wareko Simeyo wambabariye ko kukareka gutwara None rari super rari zo rana wezo Kure kwaye safuro gatoza ekya kutusha kuro Oya mana yanjye nakuntu umukecuru yabavuye iriya misozi yose anzaniye ikintu ngo gende kukigurisha mbabarira rero ngo komeze yifate basi reka nkwereke ukuntu bigenda reka nkwereke ukuntu turi bugende mbona icyo gusoba muri karakacho ntashiru shiremo ntashiru Simeyo burira twagaze gutya basi akira urumva ariko ikirago cyanjye ugisike urashirishira hano ni harimo icupa naramaze gufata vase y'igitara nta kibazo ariko n'ubundi rusibe yahoruze ariko harahoze n'ubugenge urakoze pe urakoze kugura akajumba ubu nawe uyu munsi ndakugura akanyama Sakuza avec Moïdia. Oui. Où sakuza Moïdia? Bitte da. Entra ngona. Ja. Bida urusakuza. Ahubwo ko waryamye mu gihuru habaye. Wowe ndaryo mukaza kunkangura. Aho uryamye ni wawe. Kunkangura nkandi. Ya? Nkangura nkandi. Muguru usa nawe uryama mu gihuru kubera inzoga. Birakureba. Hari izo wanguriye wakabwa. Ahubwo shaka kunyeza hano imbere. Kumbaza kumbwa ngo ni kukaye gasante. Hariya kukamadahan. Kwamura ko ruhazi. Rahazi. Aho shaka. Vamo magana tu. Twagiye. Magana tatu wahinze igihe kibara. Urama ngaye. Abiri n'itanu urayama naguya. Okay, tugiye. Ndaho. Charaho tugere. Ndabanza imbere ndabanza inyuma. Icara hano. Wagiye. Chara hari. Wagiye. Charanye. Munguish. Icara neza. Munguish wagasore. Chara neza. Yo. Jyaho se kubera iki tugenda. Turagenda. Tugenda. Bari buyagasha. Kutari kutpa uhagaze kumenge. Mengo. Uretse wajyaho ne.
akuri nta nubwo ureba kandi ibiro ufite warangiza ukagora n'umuntu ukuri birakureba tuzagira vuba tujye icara aho tujye ntabwo ndongera nta nubwo ndanatuma umuntu wongera no kuva ngo niba ugiye aho twagiye ntukuze ibyo nkora dore hano hari ugende umuramenge wanjyana neza twahageze vuba uretse mwe Mana zakujyanira mu ijuru rwose kumana ibintu bigenze Mwiriwe. Komere mukomere. ntabwo ni wowe Komera nshuti y'Imana. muraho yewe rafata agatebe aho ngaho ube wicara Ndicara se buriya. Yewe ndi kwihuta. umva nagutumyeho kare mva wicaye tubanze tuganire Ko nta ntumwa yawe nabonye. nagutumyeho ngira ngo nyine nibutse gahunda y'uyu munsi Ndabyibukaga. wabyibukaga Nabizirikanye. kabure kamubwire umva bare nuse kubizamba gusa Subiza. None se ahubwo twapanze ko twaza guteranira. Ko rero naketse ko nyine wenda utabimenye nawe warabikubwiye. Nagize mpanyure tutaza kuvuga. none se sinaje iwanyu kukuranga kubura Ntago ariko nagutumagaho Marisa Marisa sugira ngo uriya we yambanye satani. utabeshye nabyo yakubwiye Uri kw'Imana. Yego Mana nyagasani. Niwe muntu ngusha, niwe muntu ncumuza mu buzima. Mana nyiringabo. Ibaza umuntu utabura ku ifishi ku rutonde rw'ibyo ndibwihane. Buri gihe nsangaho Marisa. Mana mbabare gucumuza na Marisa. Mana mbabare gucumuza na Marisa. nuko umusengera ujye umusengera Uzi kuvukana n'umuntu neza akaza ntaho muhuriye. ariko rero uriya mukobwa mbona nitonda Yewe. ubwo rero nyine nagira ngo nkubwire uyu munsi uze kuyobora amasengesho y'aha ngaha urumva noneho undi munsi nidupanga kuza gusengera iwanyu uzi iwawe wagira ngo ukirantuko nyine wawe sehe nyine umva nkubwire wowe nituzi iwanyu nanjye iwanyu nzahayoborera wayoboye iwawe oya shape ntabwo uyu munsi suzi ko njya nsenga umwuka ukambwira uyu munsi nta kintu wavuze vuga rero nshobora kuyobora ugasanga ngize nenda byinshi okay simbizi ariko uburetse nyine umuntu akajya ayobora iwe ni wenda ahangaha niba wisanzuye wumva uvuga ijwi none se hano nose kavu hari umunsi tudakorana ibintu by'amasengesho hano n'ubundi ni nko mu rugo uri umwana mu rugo nta kintu n'iki na kimwe kiri buze kugutega urumva ntugire ikibazo rwose wumve wisanzuye nta nubwo ngenda narenga hano kubera nta nubwo nanakwinjiza igare ryanjye mu kabari muzi ubwiye ugeze hari imbere mu kabari kwa Kazungu nje ntabwo igare rye nshaka mu kabari vaho nyine aragiye nk'akananirwa n'ukuri nuko bimeze cyo taha rero nyishura nigende indesi ngiye singushira gukora guhazanye kandi reka nkubwire wa mubyeyi utankora mu bwonko nyishura nigende ire nyishura nigende Mukamana akamushaka muzi ngo aruvuga bavuga nagafu k'imvugo rimwe ye bamuzira nigende je ndavuze ngo mpereze amafaranga nigende bamuzira nigende mpereze amafaranga nigende shira hano ariko angane parisenge y'amagare shira hano none kuba ase we kuri kuza witara mu bintu utazi komata mu mwanya mubebe Well, ugusako urageze ngo ni nyishura nigende musigare murahoberana ibyaha bakabwa toka je muje kunukira ku byanjye wanyoko wakoze iki wanyoko guhereza amafaranga ariko ya uruteze nambara ngangane kwaso mbese amafaranga nigende uyu nawe wakagivuga wandika mugabo wabara wayo zaragufasha mpereze amafaranga yanjye nigende Neba nyoko na siwa turaguhayobora. Fata Maria urigenda. naho njye atamba amafaranga yanjye
naho ya naho njya naho ya wandika mugabo wandika naho ya mpereza amafaranga yanjye wa mugore oye none ushakisha njye nshaka amafaranga yanjye uragwangana naye ngiye kukubagira ibisiga wa mugabo maze kutumye umuntu aceka ari kuba amafaranga yanjye ukaba ushaka no kunkunda gaceka amahoro ndagwanyuko urafata amahoro yawe uvana ngaho cyane shanga urashaka kumuvuna amaguru yo kunyanga bikunanira hitamo rimwe shaka kabiri ngo amabuno ya bene wanyu nguvuna amaguru iregare risigare hano urarigiye ukora ku mugo cyangwa urisha ye kuganyokosha nyerera ukubeshagira ngo ye kumarira urasirajongwe namuga yaje akavuruma yagoba nkayawe barayo ukumbere umutwe rero bane kunga no kwera konerana Bona ninje nabo cyari byo byose turareba imbwa n'umugabo niko ama waza tukagenda wowe turareba imbwa n'umugabo Chimbere tugende ninda sukubashisha inkuru kuze kwibazwa neza hatumiwe mama we dar uzamera uko nageze nokumenya n'ubushura turahuza uri ngewe yakubwira utangaza uzi ko uri cyo ombaraka ngubiri ubugusi bwanjye n'ubwasusa ramarambere ubu saka neza ariko nakora kugura umugore abizi kubyariye nk'akana kiwe wakita kandi wakita gatsinzi simiyoni uje wakita gatsinzi nta mwana wavutse ku basinzi babera agusa ariko uragusa ushoboye gukontorora yewe ndahagaze urumva wera wene wasize umaze kumwemeraga ngiye kukumenya umuye ugiye guhekana ntago washobora naragushobora ntago washobora kabi kanya mu kamata yemegere hari hagati hagarara ku kaguru kamwe turebe kandi wa mukobwa we iryo usomanura muri uru rugo nzarifatisha gombe coje imbere tugende ndakugana ntabwo ndakaye yawe aha wabishobora wa oya wowe simi akani kanga aka ni akantu tureba yawe are ubu urashobora yamo okay ariko nk'ubu ngubu tuje turavugisha ukuri mbare tuje turavugisha ukuri uriya iyo witegereje mukuru wawe ubonaga nawe yarananiranywe n'umugore we mukuru wanjye tumuhanye ariko nawe nakubujije kuzaje uravuga guca turi kuvugana nakubujije nagendeye ko nabuze ijwi n'ukuri uyu nyihaye ko nawe harya inkuba ngo yaragukubise bihita bigenda nyine na inkuba yarankubise ngo hasi banjyanye kwa muganga basanga ijwi ryavuze niyo mpamvu usanga ndimo kuvuga gutya ariko ntibijye bikubangamira n'uko ntuje uravuga rero uri gukaraga ibitoki nk'umugore kusemana yanjye hako ndaranye umutuku uzi ko nta wundi muntu nkunda mwirondetse ngubu ubundi satani yakoheje ngo uzanga waje kumarira tuje turavugisha ukuri urebe umugore ntaheruka gutaha muri iyi umva neza nk'ubu ngubu navuga ngo nje ndaranye ubutumwa nanjye mfashe umwanzuro wo kuvuga ngo ndigendeye nanjye nkazaza ndataha ijoro ariko nkibaza ikibazo cya Shantare nuko n'ubu ngubu ari mu bizamini urumva nkibaza nkavuga ngo nk'ubu ngubu tuje turavugisha ukuri nanjye mfashe umwanzuro nkavuga nti nanjye ngiye kuzaza ndataha ijoro uru rugo rwasigaramo ndeko oya nukuri ndaranye ubutu ntabwo nakugira inama yo kujya utaha ijoro nk'umugore wawe none se umugore yananirana nawe ukananirana oya ngaho ibaze uri umuntu w'umugabo nawe umuntu w'umugabo ntacu nyine ngaho nawe tekereza umbwire ngo ntaho umugore wanje mperuka kubonana nawe none ubwo ngubwo niba ntaheruka kubonana nawe uri kumva ico gihe cyose gisize nta kintu na kimwe turi gukorana ubwo uri gutekereza ko nje nababayeho uzi ko ariyo mpamvu nari nayobewe impamvu wakunjije isura wagira ngo bakwambuye nk'icumi kandi mbizi ko nta n'inka nimwe ufite Ruya
Amina. Ruya. Amina. Ngo hari byinshi cyane byagabaye bigutangira. Byagabaye bigutega ntunasohoke mu nzu. Ntunarenga umuryango. Ariko se ko hasohoka ukarenga ni imbaraga zawe. Ni imbaraga zawe. Mubwire icyo imbaraga z'Imana zikora. Yego. Mwumvishe icyo imbaraga z'Imana zikora. Yego. None se waretse nko kwisabira akantu kamwe. Akahe kantu? Nyine uvuga utankanga se wagiye uvuga utuje. Ariko niba nje ndi kukubwirira ibibazo byanje ugashaka kumbwira ibibazo byawe ukarindagira uri kumva bihuriye ibibazo byanje nawe. Wanyemera nkakwegera. Ukanyegera se ukamaze. Nyine nkaguhereza igitekerezo. Icyo gitekerezo? Reka jya gusuzugura abantu. Naguhera igitekerezo nakugira inama. Suri kunakira se ngo Mukamana yarakunaniye. Yarananiye nyine ariko nk'ubu ngubu koko oya tuje turavugije ukuri. Tuje turaba abantu babagabo. Usambwe ngo ngwegere dore ndakwe. Ariko ntunkore. No. Ntunkore. Nukuvuga ngo inzobere mu baganga bavuze nyine tega amatwi wumve barimo. Urongera kunkoraho intoki ndazivuna. N'izina ry'Imana. Se ndabishobora ko mbangamiye. Ruya. Amina. Ruya. Amina. Hari imbaraga mutajya mumenya aho zituruka. Amina. Uba mubyuka mu gitondo ukabyuka ugasohoka ukabishobora ukabibana urumva gufungura amaso bikanga wari wakenera kwikiranura n'umubiri ukagerayo ukicara wari washaka umugore ugatanga inkwano zawe ukamucyura mu rugo ukamuhahira ariko kumubyaza umusaruro bikanga umva kugira ngo wumve ahantu izo mbaraga ziva kugira ngo wumve ahantu izo mbaraga ziva utankoza izo ntoki Se buriya unkoze izo ntoki urabona ndabishobora koko. nje mbwira ibyo wari ushaka kumbwira nje ndi kukwibwirira imihangayiko n'ibibazo byanje warangiza ukambwira ubusa n'amahomvu byose ugashaka Calm down basi. nakubujije ngo ukongera kunkora. Inzobere mu baganga bavuze iyo umuntu abohotse nyine akavuga kari ku mutima buriya ngo nyine yongera iminsi yo none ko mbikubwumfashije nanjye ndega amatwi nyine wanyemerera mukamwakana nk'amezi abiri nkazakubwira wagira ngo gashoka isa ntacyo karindagira none wanyana urashaka kundaraja nawe uri kunshusha mu muryango wawe rwarendagiye sinkuba yaragukubise kubita no mu bwonko iri joro inzu yawe saba yaravanga ninjereriza ahangaha uzi ko zisakura akora abanye ibiryo birimo amavuta arimo n'ibintu kandi mu gihe uri kumva uragusabanira akaragusha ya modoka isigaye zamuka we muretse mutanyanaza we mushaka mu gikandagira mu cyo karendagiye we usebora guzimbuka zirira ku rugo rwawe rwabaye urugore wahitamo ndari mbyo na Mukama ngo ndebere ukuntu ameze urabona wahitamo Mukamana ko mbyare wambyara wowe karindagira injereriza zisigaye zizi bavuye hehe bo muri warangiza ukansha amazi mvuga ngo haguruka ugende wowe karindagira gukora aho guhaguruka ndavuze ngo tumuka ugaruka uje kumara iki siba wumva nta soni ufite asisoni shiri ntabwo nawe imbere yawe ushobora byose uravuze ngo ndinde gashusho wawe karindagira n'ubundi munsi wari gutereta agenda gakeya aranatukana ariko ndabizi ko uzamwumva ariko nari guhisha amana sawa nyine ariko dore ikintu kimbabazaga mu izina ry'Imana uratemana umugabo ukabura n'umusore nanarangiza akabura n'umugore wawe Mukama ntako wazanye si ngo unyisomerezeho wenda byibuze ngo ntabura byose ugafungura amaso bikanga hari ufungura amaso bikanga wari washaka umugore ukamugwa inkwano ukazitanga nk'uko bazigusabye ukamucyura ukamuhahira warangiza
neza wagera ku cyo kumubyaza umusaruro nabyo bikanga warabiturinze data Haleluya. hari imbaraga tutazi ahantu zituruka hari imbaraga tutazi ahantu zituruka dawidi yangana gate yari gato ahanganye nande na goliyati kugira ngo wumve izo mbaraga zamugumfasha kugamba Dawidi yatoraguye amabuye atanu rimwe ryari wowe Yesu. ayiwe arazunguza ararekura imbaraga z'Imana zirabona imbaraga z'Imana zirabona imbaraga z'Imana zirabona ayiwe imbaraga z'Imana zirabona imbaraga z'Imana zirabona ngo kwa mama zirabona imbaraga z'Imana zirabona ayiwe ngo kwa ruvugo zirabona imbaraga z'Imana zirabona ngo kwa Susana zirabona imbaraga z'Imana zirabona ayiwe kwa Mariza zirabona imbaraga z'Imana zirabona imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zirabona imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zirabona imbaraga z'ikiye wowe imbaraga z'Imana ayiwe umvise imbaraga we nasomye ndafashwa njya kubona nsoma umurongo uvuga ngo ibyo tuzakandagiza ngo aho tuzakandagiza ibirenge hose hazaba handi Fala, mozera. Navuze ngo mwese hasi. Hasi vuba. Nanje mbona ngo bari koyo. Rero kugira ngo yewe mu bisenge mu vuba. Nabaga ngagare kwa. muramuke ubwo Isara wangegeraho. Nakuvuna amagambo ngo musharisha cyangwa mukoza aho hasi vuba. Rero kugira ngo usubiremo amagambo uvuze. Hano ngare kwa. yasomaga Asomegeshwe z'abantu badice. Hano kandi kumuro. Hano ni kwande garuka. Hano ni kwande. Uvuze wiki. Ishara wakande kwa ingoro. Akande ukamastagazo yo kubika. Ngubajije ngo hano ngane kwande. n'ijuru rirabirya Ziba sanzu nukuvuga ngangani wanyu ni wawe angane wanyu. n'ijuru turi kuja Wangegera wegikecuru izu nubase mwashiriyeho n'itafari. ni mw'ijuru turi Suzana kuja niho kakaje mu kuzima kagwe mu virusi. Suzana angane kwande. Nani wanje? Nani wanje? Arajya kwa kanaja mu berenya. Hano nani wanje? Ni wasanu zange yubase yuzuye. Shama turabagwaya nongano nongura babati mashasha. Yavuka ntaya ne bagamushaka rukumva. maturu Gatore. Nosore namaga cyesho naguturetse. Ariko ubone wowe. Wowe. Muzana mwese mishara hano. Shara hano. Wowe gomaho. Rata urese. Simusenga umukozi w'Imana ndemo ni mwebwe. nuko twaje gusura Mwaje? urumva habaye ikibazo cyuko Chachaka. Na kibazo mubaje. Woko kishaho ngaho. Kwishaho ngaho. Ubana hano. Tubaye busuri bukura. uwo ni utukuriye uyu Kosho murokode. Bagi chekshoro hagarara ubone hagarara. Emagara wemye. Witwane. Nawo. Gapfana. Eza kugira ngo uzenguruke bano bantu bose. Bazenguruke. Urareba. Reshera. Ibintu ukoze nta kintu bikwibutsa. Hari saa 10 za mu gitondo. Jendera kubonye n'amaso yanjye aya abe. Uribuka urwa rugo rumunsi yo kwa Kanzembe. Hari saa 10. N'iki ngiki wari ushyambaye ari mu muzebe ari mu ruserera nk'ubu uri kuzenguruka yanzu yo kwaga kwandi munsi yo kwa kwandi rero kwa niba usare kwandi wangwaki ari mu gitondo ngo uri kuzengurukiza abandi uri kuraza ariko mana yanje uwite umbere ku rugamba rwose shara sajya wafatiye umbere ku rugamba rero wivumuriye umuvura we ibiro byo kwisha mu mana bivamo
naje kubwira kare wawe nta gahinja k'abandi nishe n'uduhinja tw'abandi waratukwesha utangiye ndi imbere yayo niwe watinyuka niyo mpamvu naje hano mu gitondo amaguru yose yafatanye n'abaje kugenda wakitwa n'amafuta wakitwa na biheko wambonye yaneshwa n'amavuta n'ibere ku rugo rwayo uragahura na ryangwa n'ikuna kwayo jewe narasende gatumbinda ninjiye itonde twumvikana ninjiye iri teraniro mwonyine senyera za muzika ninjiye bino bintu sibyo ninjiye uyoboye ibi bintu bivuga je namufasha mama ntago ari umurozi nibyo sindogata nta n'agahinja k'abandi nishe wiki